Kimwe mu bintu tugiye kuganiraho muri iki cyegeranyo, tugiye kuvuga ku ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR. Insanganyamatsiko y'iki kiganiro n'ibikubiyemo muri rusange, turibaza amafaranga APR ifite kubiyarusha Rayon Sports bihereza uburenganzira ko igomba gutwara ibikombe Rayon Sports ntihagire n'igikombe na kimwe itwara. Ese igihe cyo Rayon Sports ishobora kuba yatwara icyo gikombe, APR nta mafaranga yari ifite, kuki bitakunze? Ese Rayon Sports ibibazo ifite aka kanya no kuba APR idakunze kugira ibibazo byinshi nk'ibya Rayon Sports, ibi bintu bihuriye he? Iyi ni Manda Sport TV. Nimba uri umufana wa APR FC cyangwa se Rayon Sports, reka kugendera mu kigare, menya neza ikipe yawe ikirusha iyindi, cyangwa se umenye neza amakosa ikipe yawe ikora, kugeza ubwo usanga ikipe iri mu bihe bibi ukavuga ati ngo byapfiriye ku mutoza, ngo byapfiriye ku bakinyi. No, ikibazo buriya kiba kiri inyuma mu bikari, weho wirebera mu kibuga gusa ntumenye ngo ni iki kibitera. Nge tugiye kubana muri kiganiro, nitwa Ari w'i Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe kugira ngo uzajye ubona andi makuru mu buryo bukoroheye. Nimba wanarayikanze, kanda like kuri iyi video, uzajye ubona amakuru mu buryo bukoroheye. Mbere na mbere ka tubanze twemeranye ko ikipe ya APR FC irusha Rayon Sports amafaranga. Icyo kintu tubanze tucyumve neza. Ariko tuze kugaruka, nimba aka kanya ikipe ya APR FC ifite umurongo mwiza n'abayobozi beza, Rayon Sports ikaba iri mu bibazo byo guhindura abayobozi, amastafu, ugasanga umuyobozi bashizeho ntamaze n'imyaka 2 avuye ku mwanya w'ubuyobozi. Ibi bintu rero uko ari bibiri twigiye kubitandukanya. Ikipe ya APR FC ni ikipe wavuga ko ifite organisation runaka itandukanye na Rayon Sports. Rayon Sports ni ikipe y'abaturage, APR ni ikipe ifite ijambo cyangwa se ishingiye ku gisirikare cy'u Rwanda, turabyemeranya. Birumvikana ko hari ukuntu usanga ikorerwa mu ngata ndetse n'abo bantu bayigize bitandukanye na Rayon Sports. Ubu usanga ari abantu ku giti cyabo bishakishamo ubushobozi, akenshi ugasanga muri bije bakora bizerera no mu bafana bafite. Rayon Sports ko ifite abafana benshi hano mu Rwanda, naryo ni ijambo, akaba ari n'icyizere bigirira, ku buryo mu mishinga babara izabatwara amafaranga babaramo n'uruhare rw'abafana. Icyo kintu mucyumve neza. Rayon Sports ntabwo ari ikipe ya gisirikare nka APR. APR murumva kuba ari ikipe ya gisirikare, ifite ahantu hazwi igomba gukura amafaranga, usibye no mu kibuga gusa. Ariko kuba Rayon Sports ari ikipe y'abafana, icyo kintu mucyumve neza, bivuze ngo umuyobozi wa Rayon Sports iyo agiye kujya ku buyobozi biba bitandukanye n'uburyo ki APR ishiraho umuyobozi wayo. Icyo kintu ngiye ukibasobanura neza mu cyumve. Kuri APR iyo bafashe umuyobozi bakavuga ati Chairman runaka niwe ugiye kuyobora APR, bamushyiraho batagendeye ku bushobozi afite bw'amafaranga we ku giti cye. Baravuga ati uyu muntu tugiye gushira ku buyobozi bwa APR none afite ubunararibonye, afite ubushobozi atari ubw'amafaranga wo kuba yayobora ikipe ya APR. Mu gihe Rayon Sports kubera ko ari ikipe iba yishakisha, bisaba kugira ngo uyiyobore uba ufite ukundi kuntu wifite, niyo wasanga imiyoborere ku ruhande atari myiza cyane, ariko ufite ubushobozi barakubwira ati vayiyobore Rayon Sports, ukayiyobora ari uko ufite ubushobozi bwawe ku giti cyawe. Mu gihe kuri APR babanza bakora ati uyu muntu tugiye gushiraho abaraba ameze nk'umuntu ugomba kureberera iyi APR uburyo kigomba gukoresha amafaranga yayo, kuko irayafite. We akaza ameze nkaho agiye kurinda ibyagezweho. Mu gihe kuri Rayon Sports mbere y'uko ujya kuba umuyobozi wayo ngo yibere perezida, barabanza bakareba ati afite ubushobozi bwo kuba yakwikorera Rayon Sports, batitaye kuba afite ibindi bintu mu mutwe runaka. Bareba ku mufuka, ati umufuka we
wayobora iyi Rayon Sport, kuko Rayon Sport ni ikipe ihorana ibibazo by'amafaranga. Icyo kintu rero iyo bafashe umuyobozi ugasanga bamushyiriyeho ko afite ubushobozi runaka, mu gihe batizera indi nama cyangwa se imishinga ye ashobora kuba afite mu mutwe, bakabanza kureba ku bushobozi bwo mu mufuka, icyo ni ikibazo cya mbere, ni n'uburwayi aka kanya bukizengereza ikipe ya Rayon Sport. Kuba itabanza kureba kuri skills aho ikabanza kureba kuri budget, ni ikibazo kiri hagati ya Rayon Sport, kitayihereza uburenganzira, ndetse n'iyo bibaye ko umuyobozi ajyaho, igihe kiragera bya bindi bamubonyemo iyo bishize, Rayon Sport itangira kuba yakwatakwa n'ikibazo cy'ubukene. Ugasanga umuyobozi bamushizeho igitutu ngo naveho hajyeho uwundi. Mu gihe APR nabivuze, iyo ugiye kujya, kuko APR ifite mbega location runaka, ikintu runaka ishingiyeho gihari, icyo usabwa ni ukugenda umeze nk'umurinzi wo kurinda ibyagezweho. Aho nta kabuza urayobora ikipe ya APR. Mu gihe Rayon Sport bagushakamo ubushobozi mbere y'uko bagushakamo ubuyobozi, icyo kintu mucyumve neza mu gitandukanye. Tuvuye kuri icyo ngicyo, kuba Rayon Sport ari ikipe mu miyoborere yayo akenshi usanga ishaka ubushobozi bw'abantu kurusha ikibari mu mutwe, icyo ni ikintu nacyo kigenda kikaba nk'indwara, kuko usanga kimaze igihe kitari gitoya gicecetse, nyuma y'igihe cyagaruka umuntu akava ku buyobozi. Icyo ni ikintu kigora aya makipe yacu ya hano mu Rwanda. Ikindi kintu cya kabiri kuri Rayon Sport, nimba umuntu agiye ku buyobozi bashingiye ku bushobozi afite, apana kwita ku bitekerezo n'imishinga ashobora kuzanira ekipe. Kuri APR nayo hari ikindi kintu n'intambwe itera muri sezo iyo ariyo yose, mu gihe isoko rifunguye bagiye kugura abafana, bagiye kugura abakinnyi. Icyo kintu biratandukanye. Buriya mu mishinga Rayon Sport ibara, iyo igiye kubara amafaranga izakoresha, usanga umuntu yitanga ko ati nzashira haya, n'undi ngo nzashira haya, barangiza bagakora ikosa ryo kuba ati dufite n'abafana benshi, bazaduhereza amafaranga ngano ki? Amafaranga ubarira abafana urabizi neza ko uzayabona. Yego urabafite ni benshi baragufana, ariko hari igihe badashobora kuza ku masitade bakaba birebera umupira hirya no hino ku mateleviziyo, ugasanga amafaranga wayabariye urahombye, nyuma bikaza kugaragara nk'aho wagize ubwenge buke cyangwa se ibitekerezo bitanoze, ugatangira guseba. Ikintu rero narishatse kuvuga mu gihe cy'igura n'igurisha, iyo isoko ryafunguye ry'abakinnyi, ikintu muzakirebe, buriya APR ntabwo ishobora kugura abakinnyi batari national. Mvuga ni ba bakinnyi ushobora gusanga ukaba ati si uyu mukinnyi tugiye kugura arahamagagwa mu ikipe national. Mu gihe kuri Rayon Sport baba bashaka kugura wa mukinnyi umeze nk'aho yagize ibihe. Ndabivuga sindi buze kunoma umuntu mvuga ati uyu muntu urugero nk'uyu nguyu, oya, namwe ubwanyu murabazi bari muri Rayon Sport. Rayon Sport iyo igiye kugura umukinnyi usanga yita ku bihe byo yigeze kugira, nibarebe formula arimo aka kanya, bakavuga ati reka tugure uyu mukinnyi, muramwibuka muri za 2015 ngo yari umukinnyi udasanzwe, ntibite ko umupira urashira. Mu gihe icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva, kuba APR ijyanwa n'ibintu bigezeho ikajyanana nabyo, bakaba ati uyu mukinnyi ni uri trend, ari guhamagwa muri national y'igihugu cye, tumuzane. Aho ngaho rero APR iragutangaho amafaranga, ariko mu byumve neza iri kugura ibintu bigezweho, umukinnyi ugezweho irashaka kumwibikaho. Nimba uri guha uri national mu kipe yawe bari kuguhamagara ako kanya, turi kwati baramuhamagaraga,
bivuze ngo irashaka kujyanwa n'ibigeze mu gihe Rayon Sport bagishaka kujyanwa n'amateka y'ibyashize, bakaba uyu mukinnyi nimba ari nationali reka tumuzane, afite ibihe bidasanzwe, abafana baramukunze batekereza ko ibyo yatanze icyo gihe ari byo bashobora kuzamuhereza. Icyo ni ikintu umukinnyi twemere ko umukinnyi asaza. Icyo kintu nanone iyo bigeze mu bintu byo kugura, APR ikoresha bwa buryo bwayo bwo kuba ifite amafaranga ku buryo idatinya kuba yagura amasezerano y'umukinnyi uri mu yindi kipe ikayishyura, yamara kuyishyura akaza muri ekipe kuko bafite icyo bamukeneyeho kandi bakayikinira muri icyo gihe runaka. Mu gihe Rayon Sport ishobora kubura, nimba tuvuze reka mvuge urugero Rayon Sport aka kanya ibuze umwataka, ndakubwiza ukuri ko bazategereza undi mwataka uzasoza amasezerano nimba ari ay'imyaka 2 cyangwa se umwaka. Ntabwo Rayon Sport ari ikipe yatevuga ati afite amasezerano y'umwaka ngo mureke tuyagure ariko ikibazo twa dufite gikemuke. Oya, iragwaza ipfundikanye, ikoresha ababifite nyine cya kibazo cy'ubukene nababwiraga cy'ubushobozi bukeya, kiraza kikava inyuma kuri Rayon Sport kikabasanga mu kibuga. APR ishobora kugira ikibazo yabiko itari kwitwara neza, nimba ari umudefenseri kine cyangwa umwataka muri sezo, ikavuga ati uyu mukinnyi mureke tumugura amasezerano ye tuyishyure, umukinnyi akaza igisubizo kikaboneka. Mu gihe Rayon Sport ishobora kugumana icyo kibazo umwaka wose igashyira ko ati hari nimero iyi ni tudafite, bakagwaza ugasanga abakinnyi bose bakinisha aho badakwiye kuko badafite icyo gisubizo. Icyo kintu rero nicyo kintu ushobora gusanga kikigora aya makipe. Gusa byose nimba mubyumva neza ni ikibazo kijyanye n'ubushobozi. Ariko ndaguhereza urugero kuri Real Madrid ndetse n'ikipe ya Barcelona. Real ni ikipe usanga irusha ikipe ya Barca amafaranga, ariko wajya kora muri performance z'umwaka Barca ntabwo ari ikipe ikunda kujya kure cyane. Bivuze ngo habaho imitegurire hanze y'ikibuga, hakabaho no gutegura mu kibuga indani. Ariko kuko muri Rayon Sport baba bashaka kwitwarira rimwe, niyo mpamvu bibagora. Iki ni igice cya mbere cyo kuri iki kiganiro. Iyi ni Manda Sport TV, nge ndi ari w'i Rwanda. Kanda subscribe tubane buri munsi, ndaje twinjire mu kibuga neza. Kanda subscribe tubane buri munsi.